Icumi nandi masadaka n'amafaranga yo kuri hino sare y'abandi mu bako no kugaburira abashitsi no none se ukunavuye Buraya mwanze ngo naravugereye nira gusubirayo mugambi none zoswe nikore ku mufuka subirayo ego mwebwe noneho namwe mu hari amasomo yo satazatangirwa Minerva rero sinabazabwe ngo nabakureho bone ngo tayatanga ngo murahiye ngo ariko nawe musire mu gaciro n'inkuru mwisuri sinjeje mwisuri mu mwaje ko babwiriza iminsi 3 ndageze babwiriza iminsi 3 muri World Vision buri munsi $90 kandi hakiririye Rwanda none tekereza hanuka ukubenga kangana none ngo amafaranga si yazotujana mu ijuru babisobanuye Yesu yaravuze 14 Yohana n'umurongo wa 5 ninjenzira n'ukuri n'ubugingo ndawuja kwa data ndamujanye none bababwira umushacumi ngo ndamwimia Mungu nakosetsa ujambo umunyakenya umwe rwamavuga ngo watu wengine ni wezi sana ngo wananyosha mkono ngo wanagusa katika mfuko ya Mungu ngo wanaimba wanagusa ngo nono sukuboko kugera mu ijuru Tezo kwa ni kibana ngo kiba fungu la 10 ngo watu wengine hawaibia hata wa Kenya tu wanamuiba hata Mungu ngo usipotoa fungu la 10 ngo wewe unamwimbia Mungu ngo wewe ni pickpocket ukabaga mufanga no ugatanga nje mbabwire kera gitanda cha 10 ngo no cyamategeko nagazengira nakora birize zose nkishura izu nkagura amakara nkagura isukari twabifite kana gato nkagura n'amata ayiwe ahubwo bigacikana kavuga ngo sawa uyu munsi sintanga icyacu ukwezi gutaha kwa jina la Yesu mwizina rya Yesu noneho ukwezi gutaha zatanga icyacu no ukwezi gutaha bakamavuga ngo nyogosenge w'i Burundi yarwaye mubyara wawe wo kubwegera ari mu bitaro bazoza umuhereka ayiwe kohereza kubwegera kohereza i Burundi n'urugeroka noneho ngiye mu meza ya gatangira gusenga mwizina rya abazimu bazatuma tatanga icyacu noneho ukaruhuka kubita mu meza ya umutima ukazamubwira ngo tiki ko ndumwivyi kavuga watanga kandi wasoma barebe bakamanga ngo nimba utazo icyacu mukerere uzongereho nikindi biracitse ese uzoba byari mu idende Imana ishimwe nza gusanga Pawulo yarabisobanuye umuntu atange kuko yagambiriye n'umutima we adahatwa atimo kuko Imana ikunda utanga anezerewe abantu b'indege bakamanga ngo cyacu ngo bameke piga marufuku oyaye Bibiri iravuga gutanga ndetse wewe nutanga 5 ku 10 amina nutanga 8 ku 10 haleluya nutanga 10 ku 10 icyo wagambiriye kandi ibyo kurakorera bene data tuhaye ugura ijuru tuhaye ugura iki umuntu weruka kuvuga kuri televiziyo nsubiremo ngo gukizwa n'ubuntu ngo ndabarahiri murebe YouTube simuvuga ngo gukizwa n'ubuntu ngo ari kwijuru ngo rirakorerwa none gukizwa kutakujana mu ijuru ngo ukijijwe ukize nguje abandi bikamera ngaho Yesu yaje gutangira umurimo ngo natwe tu complete bene data bavandimwe amakuru ya Yesu ku musaraba niyo yadukishije iyo tumaze gukizwa tuza tubona ko twarabo gupfa none turabo kubaho twarabo kurimbuka dufite ubugingo buhoraho none ibyo wobinganyiki nicyo gihe n'igihe cya Pawulo akavuga ngo dusonzoranye impiya muze mugira ama contribution mugura intebe mupange pasteur apange ibindi bintu bikorwa intebe twagaze twiga muri technologie kera ngo la maison c'est quoi ngo c'est pour nous protéger contre les intempéries ni mudatanga ifaranga muzoza musengera muri uriya muyaga cyangwa kuzuba cyangwa mu mvura mugomba gutanga amafaranga mu ishuri inzu mu bipangu
niba mukeneye igiterane mwicare hasi mugire budget mushaka amafaranga y'igiterane ariko apana amafaranga y'iterabwoba cyangwa amafaranga asa no kugura ijumba. Oya kandi abantu bazana imyumvire misha kuko wabisomye mu Kigiriki n'Igiheburayo n'Igiswahili n'Igifaransa ukabishira mu Kinyarwanda bakavuga ngo ya ngo turashaka bya bindi bya kera. Nyabuna zihari ndi Bibiliya twazanye uko isomye mu Bakorinto bakabiriye ariko ngo paka ngo biri none se bari umwe aba yaratangiye undi agakomerezaho kuki mushaka guhera muri primaire timuje muri secondaire no muri university. Ndarangije kurangiza ubutumwa bw'uyu munsi nari nababwiye ikintu kiza gikomeza ubutumwa, imbaraga z'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ugupfa no kuzuka kwa Kristo, niho hashingiye ubugingo bwacu. Muvuge ngo amen. Aho tamaka ikiza gituma ubwo butumwa bukomera buruta n'amadini yose ni ukuzuka kwa Yesu Kristo. Muzosome Abakorinto ibice 15 muhere ku murongo wa 15 mugeza ku wa 20. Reka basomere nihuse. Hari uwo hasoma yihuse maze ndangize. Imana ishimwe ko nabaye wanyumaga yewe je gasinibutse kureba ku masaha ariko gasore yari yavuze ngo ubwo nduwanyuma ngo je ndagira mbari ngahe. Abakorinto ba mbere 15 murongo wa 15. Simba soma muzohazo reka mbasome cyangwa niba wahabonye nahere nsomera abandi none nje mbuzo nsomera abandi ngusome iwa akire muhebiko test. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 15 guhera kuri 15. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo uwitazuye niba abapfuye batazuka. Kera ku 13 wa Reka duhere ku 13. Niba ntawuzuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse ibyo tubwiriza n'iby'ubusa no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo uwitazuye niba bapfuye batazuka. Amen. Mirongo ibiri wewe ngeze kuri 20. ariko noneho sawa narigeze ku 16. Kwarubaye gute wowe? Niba abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Amen. Ariko kabisa vendira hari niyo refu nikaho ufite ukuntu igitabo cyari cyahetse inyuma 20. Sawa. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Amen. Nimuvuge ngo amen. Murani hanganya zantera urwenya kurumva uyu ni petit frère nyine beno ko unabwira umupasiteri wanyu ngo se yarwaye ndimugire kibazo ni mdogo na mkubwa. Umve bene data, igihereza imbaraga ubutumwa bwiza bwacu tuvuga nuko Kristo yasutse. Umugabo umwe ngo ni John Makada yaravuze ngo si il y aurait pas la résurrection de Jésus, il y aurait 6 conséquences désastreuses et très néfastes. Ngiyo Kristo ataza kuzuka ngo hari kubaho ingaruka zigera kuri 6 kandi ngo zari kudukoraho. Nizo ngiye kuvuga nihuta. Igituma tuzina bigakunda, igituma tunezerwa nubwo dukuze, urako dukuze cyane n'abatuzaye baracyariho, nukubera ko Kristo yasutse. Ibyo tuvuga none yari Imana hinduka umuntu,
kandi n'urupfu ntirwamushobora, yemera gupfa ku bwawe. Bibiliya ivuga ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, arapfa. Muri uko gupfa arazuka, azutse abaranesheje. Noneho uyu mugabo arasobanura umurongo wa 14 ngo iyo Kristo atazuka ngo ibyo tubwiriza ntacyo biba bimaze. Nanone ukomeze kuri uwo murongo haravuga ngo kwizera Kristo ntacyo kuba, kwizera umuntu utarazutse ntabaga abaye Imana. Icyagamije ko yaba Imana yabaye umuntu nuko yongeye n'urupfu akarucamo narwo akarusika akazuka, bigaragara ko koko ari Imana. Muyihereze icyubahiro. Yewe mukanguke mbabwire, icya gatatu ngo cyari kubaho ngo abahamya n'ababwiriza baba ari abanyabinyoma. Nguko narifashije imikoro ndi kumbabwira amakuru ya Yesu. Yesu utarazutse, uwo Yesu mba ndi kuvuga ikinyoma mutupu. Cyari cya gatatu. Les troisième conséquence 4, iyo Yesu atazuka abafuye bamwizeye kuvuga ngo baba bararimbutse. Icya gatanu ni ukuvuga ngo iyo Yesu atazuka ntawe uba yarakijijwe, kuko urupfu rwe gupfa kwe no kuzuka niyo confirmation y'agakiza. Afuye twababariwe ibyaha babaye igitambo, ngo azuke tuba turatsindishijwe. La justification et la sanctification est nouée dans la résurrection de Jésus. Ni ukuvuga ngo gukiranuka kwacu no gutsindishirizwa kwacu no kwera kwacu bishingiye mu kuzuka kwa Kristo. Azuka, hazavuga mu Bakolosayi ngo azuka ngo urupfu runesheje, ngo ahindura ubusanzwe abatware n'abagira ngo abivuga hejuru kubw'umusaraba. Abara n'abahe abakoze isoni ku mugabo ngo abivuga hejuru. Nimurinde mube mwashaka ya kabiri guhera ngo 14 azutse ngo umugabo umwe yagaza ngo imfizi yo Jacques byararizi mu bantu bazi ko yamwemera kabisa. Imfizi yo zarwanaga zikarwana yabona yabiri igiye guhunga, yageze igira ikuramo mu mahembe kugira ngo ireke yiruke ihunge. Amaze yaje guhunga, amaze ikayitega ihembe, amaze ikayicumita umuganza ya bikamigenda ivuga ngo urangamishe ubwo zitazingana inkange yageze ngo yamisa turamutse. Kurya niko Yesu nabo ngo azutse yamayivuga Satani hejuru n'abadayimoni bo nabigenda birego byose zaturega ngo amaze abicumita umuganza. Imfizi bizi neza ageze mari kivuga ngo abivuga hejuru. Nimuhereze Yesu icyubahiro. Haleluya! Kuzuka kwa Yesu nizo mbaraga zacu. Niyo mpamvu umuntu yovigura yakaba, niyo mpamvu umuntu yovizina bitamuteye isoni. Nimuvuge ngo amen. Ni Yesu tubabwira, uwo niwe tubabwira. Nta butumwa bw'inzaduka, nta bindi ngo babandi byo bavuga oya ko turavuga Kristo wabambwe, Kristo wazutse. Niwe byiringiro zacu, niwe bugingo bwacu, nizo mbaraga, nicyo kiduhesha kubwira n'abana bacu ngo mukurikirwe n'abadukunda bose n'abazadukomokaho. Muvuge ngo amen. Icyanyuma hagaba ngo iyo Yesu atazuka ngo abakristo bari abantu bo kugirirwa impuhwe. Iyo abo Kristo ari ku munsi umuntu avuka wabupfuye bikarangira ngo twarano kugirirwa impuhwe. Le chrétien serait le malheureux plus que tout le monde. Ubundi gifaransa nagitezemo muze mumbabara so kucirata ariko hazabu bisomo kuva karavugitse. Le chrétien serait le malheureux de tout le monde. Nimba umunsi ukijijwe wovuga Yesu ukamubyinira umunsi ufuye kwisha ngo utaranyoye inzoga ngo usinde winezeze nka Michel wamwoye bakamwambura ibirato. Donc ukananirwa kwinezeza ngo wishire ibintu nawe uzugenda ukakubwira ukora ibintu byose wamara wafa ukaja hamwe nawe ariko umvumira ijambo ryanyuma ganirwa nakwambwira ubemwa ariko ngo ariko noneho Kristo yarazutse. Sema amen. Hasomewa ariko noneho Kristo yarazutse
ngo arekura ko gihore ngo niwe muganura nilimbuko la wao waliolala, niwe muganura w'abasinziri. Amakuru tuvuga nayo kuri. Abasaza barahandi ngo tunyomoza, les intellectuels muri hano timwo tunyomoza. Kristo yarapfuye, Kristo arazuka, nibyo byiringiro byacu, niwe twamamaza kuzogeza umunsi. Kandi niba tunapfuye umubiri uzogusubiye mu gitaka, naho twebwe tuzabana nawe iteka n'iteka ryose. Abantu mva nibavuge ngo